kamwe n'umufuka wanjye numve ko ari inoti irimo nayigwaza ukayikoresha iki hano abantu babiri ushobora kubaha inoti ya 5 sibyo umwe yayibona akakubwira ngo mfite mitsige 5 mu ntoki abonye n'iki iyo ufashe inoti ya 5 ukayibonamo mitsige 5 uba ukorera mu gihombo kuko giye ushobora kuyimpa nkabonamo ibiro 5 by'isukari nkabonamo ibiro 4 by'akawunga nkabonamo ibihumbi 5 kuri konte yanjye muri sako ndimo ndarundanya ibizamviramo igishoro kinini discipline iyo ni ituma abantu bakira ntabwo burya hakira babona amafaranga menshi hakira bagira discipline mu gukoresha amafaranga niba hari ikigo kirimo abanyabwenge benshi ni Mageragere domaine zose washaka abubatsi Mageragere bariyo ba engineer bariyo docteur mu buvuzi bariyo aba infirmier bariyo abarimu ba university bariyo abanyapolitike Mageragere boss ndenda kubibariza ikibazo kimwe nkajya ku ngingo ukurikiyeho murumva ubwenge bwaragiye mu mutwe uratekereza ukumva ibyo ureba imbere yawe atari kuzagaruka hano cyangwa kujya kwa Grand Frère Mageragere The Zoom TV 24 intore mpagurukiyeho gatoya muhanze mwinanure hanyuma dutereka ka korasi kamwe cyangwa tubiri sivyo Munjire niyeza nakunda niyeza hatanyanga imigisha niyeza Ozo yawe niyeza nakunda niyeza hatanyanga imigisha niyeza nakunda niyeza niheza ndahakunda niheza ndahakunda niheza atonyanga imigisha niheza ndahakunda niheza atonyanga imigisha niheza ndahakunda niheza Ekomara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma ibiro tuzazira nta kibazo dufite kuko tuzaba turabikoreye dusenga Imana turagushimye nta mwana yacu reka igicu cy'umwuka wawe wera gitwikira aha hantu kugira ngo buri muntu wese yumve icyo umushakaho kandi imbaraga zawe zihindura ubuzima zimanukire kuri buri muntu wese uri aha ngaha kugira ngo aya magambo ye kuba amagambo gusa ahubwo abe ijambo ryawe kore ku mitima y'abantu wiheshe icyubahiro kandi ubwoko bwawe umugisha umugisha ijambo ryawe kugira ngo rigire imbaraga mu buzima bw'abantu kandi umwuka wera niwe twaha kugira ngo ujye ukorana natwe manukira aha ngaha kugira ngo buri muntu wese yumve ibimureba kandi uhindure ubuzima bw'iteka ryose mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo amen amen ndashima Imana cyane aha ngaha iki kirwa najyaga nyumva ariko n'ubwa mbere ngigezeho ariko ahantu hose mu gihugu ntabwo umuntu aba yarahageze uyu munsi rero ndagira ngo nshimire Deje wantumiye ngo nzaze tuzane tuze tubasure hanyuma kandi akansaba yuko nzababwira ijambo ry'Imana amen ndagira ngo buri muntu wese atega amatwi idini waba ukomokamo yose yewe uri ibintu by'amadini ntabwo mbitindaho kuko niba idini itarahinduye ubuzima bwawe n'ubundi ubwo nta kimaze sibyo byo kumbwira ngo uri umugaturika byo kumbwira ngo uri umupantekote byo kumbwira ngo uri umwangirikani byo kumbwira ngo uri umuyisilamu niba idini itarahinduye ubuzima bwawe ukarangiriza aha ngaha ubwo ntacyo yakumariye
ibyo ndagira ngo tuvyumvikane kuko nanjye idini nayibayemo ntahindutse kandi ubuzima bukangora buriya kuba muri hano suko ari mwe babikuruta abandi bose hari n'abandi babi nkamwe bataza hano kuko ntawo habazana kandi batahindutse ibyo rero ndagira ngo mubyumve ahubwo noneho umugambirire guhinduka ufite idini ajya yibaza ngo ariko wa dini we kutampindura ubundi ugumariye sibyo ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa kwisubiramo sibyo ndaza kugaruka ku ijambo numvise mwese muzi ariko siryo nigishaho nubwo ndibuze kurigarukaho ngo wari Sawuli mwabivuze cyane nkumva wari Sawuli ibyo birakababaho ndagira ngo mbasomera amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 15 kubazi inkuru zo muri Bibiliya ni umugani w'umwana bise umwana w'ikirara ariko ubundi buri yuko babihinduye mu kinyarwanda wenda bari kubihindura ukundi ariko nuko babihinduye uyu mwana iyo wavuze ngo mu cyongereza mwita prodigal son ubundi guhindura kwiza bari kumwita umwana wangiza prodigal ni umuntu ufata ibintu ukabyangiza kandi abantu bose burya n'abana b'ibirara niba ariko navuga kuko twese nanjye ndi mwanjye nafataga ubuzima bwanjye nkabwangiza ubwo nari prodigal hari igihe ufata ubwenge bwawe ukabwangiza ubwo wabaye ikirara hari igihe ufata umubiri wawe ukawangiza wabaye ikirara hari igihe ufata ubutunzi bwawe ukabwangiza wabaye ikirara prodigal bivuga umuntu ufata ibintu akabyangiza biriya twise ngo n'umwana w'ikirara bagombaga kubindura akavuga ngo inkuru y'umwana w'umwangizi manyumva neza inkuru y'umwana w'umwangizi kandi bavuze umwangizi ntabwo ari umuntu wangiza ibikorwa remezo gusa ni umuntu wangiza n'ibindi byose byashoboraga kumugirira umumaro kamanze basomera iyo nkuru hanyuma dutangire kuyigiraho amasomo baratubwira ngo murongo wa 11 muri icyo gitabo cya Luka nta Bibiliya mufite mu humure ndabasomera ngo kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri umuherereza abwira se ati data umugabane w'ibintu umwiriye nuko agabanya amatungo ye iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena kuri ko ubuzima bugenda hanyuma aragenda hakwa ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube uwari bosi wajyaga asengera ahindutse iki umushumba w'ingurube zitari nizi yifuza guhazwa n'ibyizo ngurube zaryaga ariko ntihagira n'ubimuha nuko yisubiyemo iri jambo n'ibyo nashakaga kwigishaho yisubiyemo ikintu cyitwa kwisubiramo kureba muri wowe imbere nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza naho jye inzara insinze hano reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe akambe nk'umugaragu wawe arahaguruka ajya kwa se agituruka kure se aramubona aramubabarira arirukanka aramuhobera aramusoma uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe ariko sabwira abagaragu ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime kuko umwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse yari yarazimiye none dore arabonetse nuko batangira kwishima ikangarukiriza ahangaha hari amagambo agera kuri 7 bishaka kuvuga ntereye kuri iyi nkuru ijambo rya mbere riravuga ngo kwigomeka ubuzima bwacu twese mumaze kumva inkuru y'uyu mwana ubundi uyu mwana yari afite iwabo natwe buri muntu wese uri hano afite iwabo hashobora kuba ari heza hashobora kuba ari nahabi
ko byose birashoboka. Kenshi ikintu cyica umuntu naho wavukiye. Ikintu cyica umuntu ni indangagaciro baguhaye uri umwana, n'ibyo iwanyu bakubwiye. Nahoze mbibwira abo twari kumwe kare, yewe nagiye kwiga muri primaire muri 65 ibwo natangiye uwa mbere. Icyo gihe muri za 65 ababyeyi benshi ntabwo bateraga abana babo umwete wo kujya mu ishuri. Yewe mama yari umupfakazi ariko ufite icyerekezo gitandukanye n'abo ngabo. Igihe abandi babyeyi babwiraga abana babo ngo ari kuriga ngo uzaba umuzungu, hari uwabo babwiye gutyo ngo uriga ngo bizakumarira iki? Hari uwaba arimo hano? Hari uwo babwiye ngo nayihene ngo ntabwo uzayikamira? Mwamanika nkareba. Babwira ngo ari nkawe ngo urumva uzimarira iki? Iyo umuntu atangiye kukubwira utyo uri muto, burya wayakwishe mu mutwe. Iyo ubifashe ukabyemera, uhinduka icyo yakubwiye. Bamwe muri mwebwe rero aho niho byose bipfira, ariko abandi saho byapfiriye. Uyu mwana we yari yaragize umugisha, avukira mu rugo rurimo umubyeyi ufite n'umutungo, unafite n'ingeso nziza. Niyo mpamvu bamwita umwana w'umwangizi cyangwa w'ikirara. Araza asanga se, arambwira ati muzehe, umugabane w'ibyanjye ndashaka kwigenga. Ubundi umwana asaba umugabane iyo se agiye gupfa cyangwa se nawe ubwe iyo agiye kubaka urwego. Uyu mwana biragaragara ko nta rugo yaragiye kubaka, kuko ngo se yaramwemereye amuha umugabane w'amatungo ye. Barayafata yajyana ku isoko arayagurisha, arangije ajya mu mujyi kuryoha. Agezeyo akora ikigare, za gangi mwavugaga n'ibindi biriya tubyita ibigare. Ukajya mu kigare, ukajya ugenda uko abandi bagenda, ukajya urara aho baraye. Abantu bakakumvisha yuko nubwo iwanyu bakennye. Reka nkubwire, hari abana benshi muri uriya mujyi wa Kigali mumazemo imyaka 32. Hari abana benshi bavuka mu miryango ikennye, agahitamo kujya kuba mu ngani ku muhanda kuruta kuryama muri salo iwabo kuko hakennye. Akumva azigenga, akumva azishugurikira, akumva azirwanaho, ariko yarangiza akarangiza nabi. Uyu mwana bita umwana w'umwangizi niko byamugendekeye. Ibyemezo dufata mu buzima bwacu, ibyemezo abandi bazagufatira ntacyo bizagutwara, ariko ibyemezo wowe uzifatira nibyo bizakiza cyangwa bikonona ubuzima bwawe. Halo, muracyamurikira? Muri munanega amatwi. Ibyemezo uzafata mu buzima bwawe ahangaha mu mahamaza mezi, ibyemezo wafatiye hano nibyo bizagena aho uzarangiriza. Ndabizi abayobozi ntibandakarire kuko ibyo mvuga mbifitiye gihamya. Benshi muri mwebwe simwe muzarota muvuye hano, ariko ibyemezo wafatiye hano bizakugarura hano cyangwa bizakujyana amageragere, cyangwa uzarangiriza mu rupfu cyangwa uzarangiriza mu buzima. Muri ibyo byose uzahitamo. Amahitamo yacu niyo agena icyo tuba cyo. Nababwiye ko jewe kwiga primaire, ubundi kera nkiri mutoya sinakundaga kwiga. Mama yagombye kuba inkubitiro. Nabonaga abandi bana ababyeyi babwira ngo ubundi muriga ngo muzaba abazungu. Nanjye mfata icyemezo cyo kumera nk'abandi. Ajya ngenda cyakora nasibye ishuri rimwe, niye kwibeshya. Umunsi umwe umwana umwe arambwira ati ariko ubundi turagira iki kwiga? Reka twigire ku isoko. Ubwo nanjye ntangiye kujya mu kigare cy'abana batiga. Turakwepye hari kuwa kabiri ndabyibuka, twigira ku isoko.
turagenda twirirwa ku isoko. Nge nari mfiteyo na data wacu wakoraga amagare, ampa amafaranga 5 icyo gihe isa n'ibiryo yaguraga 5, kavanaho n'icupa ry'ikigage. Ndagenda njya mu kantu k'akaresitora ntabwo babyitaga resitora, byitwaga ngo ni hoteli. Urumva ni muri za 65 resitora zitwaga hoteli. Hari akantu k'agahoteli nyine kitwaga Bismillah Ikiramuruzi ku isoko. Ndagenda njya kuri Bismillah, nakundaga ibirayi bivanze n'ibishyimbo bitekesheje amamesa, kuko urumva nari umwana wo mu cyaro, ibyo ntabyo twaryaga iwacu. Ndagiye bankubise isahani, ngeje njya mu Munyinya. Ikiramuruzi habaga Umunyinya niho baterekaga ibigage. Njya mu Munyinya ndasogongera mu icupa ry'ikigare, ngenda rangiza na wa mwana turi kumwe twasangiye. Hanyuma igihe isoko rirangiye natwe turataha, ntacyo twagiye gukora mu isoko. Hanyuma tugiye kwiga kuwa gatatu dusanga mwarimu yariye karungu. Atabana mutize ejo mutaye mujye kuzana ababyeyi. Ndavuga ni karabaye. Yagenda njya kuzana mama. Mama rero yakundaga abana biga. Arambwira ati ariko mwarimu aranshakira iki? Ntiyambwiye ngo arabikubwira uhageze, ko nari mbizi ko ari bunkubite. Tugatera nk'intambwe 100, akabura ati ariko mwarimu aranshakira iki? Ariko mama nakubwiye yuko yavuze ko ari bubikubwira uhageze. Turagenda tugeze mu ishuri, mwarimu aramubaza ngo niwe mama wa Rutayisire? Ati ni jewe. Ngo kuki ejo wabujije umwana kuza kwiga ukamusiga mu rugo ngo ujye mu isoko? Mama arahindukira arandeba, ndavuga nti ndapfuye. Iyo mbona aho mpungira mba nahise ndigita mu butaka. Arambwira ati jya hanze unzanira umunyafu. Iyo mama yakubwiraga ngo uzane umunyafu, agomba gushaka umunyafu mwiza ugonda imitwe igahura. Bivuga ngo si kinini cyane ku buryo atinya kukigukubita, kandi ntabwo ari igitonombe ku buryo kivunika. Ndagenda hari ibiti by'inturusi, nca umunyafu mwiza ugonda imitwe igahura, 1 metero 2 ndawuzana. Arambwira ati bwira mwarimu icyo ngiye kugukubitira. Mugiye kumubitira yuko nabeshye. Wabeshye ngo iki? Nabeshye ko wansize mu rugo ujya ku isoko. Ati ninde wagiye ku isoko? Ni jewe. Wari ugiye gukora ikintu ntacyo. Icyo ni icyambere. Mubwira ikindi ngiye kugukubitira. Ugiye kunkubitira yuko ntagiye kwiga. Wowe yamusobanurire neza. Batubwiye ko umwana utiga ntacyo azimarira muri iki gihugu. None sinagiye kwiga. Ati ryama nkukubite. Ndakubita ikibuno ubwenge bujye mu mutwe. Murabyumva neza? Akubita ikibuno ubwenge bujye mu mutwe. Uriya ntango iminsi mumaze hano yari yo kugira ngo ubwenge bujye mu mutwe. Njyambwira abantu ko ndi umunyeshuri, nabaye umunyeshuri wasibye rimwe mu buzima bwanjye. Batanze imidari y'abantu batasibye ishuri, nzi ko naza mu bambere. Niyo ntabo wa mbere naza mu 10 ba mbere ku isi. Wasibye ishuri rimwe, niga primaire ndayirangiza nsibye rimwe, niga mu seminari imyaka 7 ya secondaire ntasibye na rimwe, niga University y'u Rwanda imyaka 5 mbona lisanse ntasibye na rimwe, nkora masters mu Bwongereza ntasibye na rimwe, nkora masters muri Amerika ntasibye na rimwe, nkora doctora ntasibye na rimwe, nasibye rimwe ubwenge bwavuye mu kibuno bujya mu mutwe. None ko mugiye kuva hano, mwaba mwaricaye hano, ubwenge buzava iwawa ujye mu mutwe. Bwagiyemo. Murabyumva ibyo ndimo kubabwira? Kuko amahitamo yawe niyo azagena aho uzarangiriza ubuzima bwawe. Ubwo urumva icyo gihe ababyeyi bamwe babwiraga abana babo ngo umuriga ngo uzaba abazungu. Noneho mama nageze umugisha aracyari. Yari atuye ahantu mu cyaro, tukajya tujya kumusura. Afata imodoka yanjye, mushiki wanjye nkurikirana bafitiye, murumuna wanjye afite moto, undi murumuna wanjye nawe n'umupastor afite moto, undi mushiki wanjye yarongoye n'undi mupastor nawe afite imodoka. Tujya gusura mama, turaparika imodoka zigeze kuri enye n'amamoto. Noneho abaturage bakavuga ngo dore babana babiri na Detango babaye abazungu. Igihe twajyaga kwiga baravuga ngo muriga, babwiraga babo ngo muriga ngo muzaba abazungu. Icyo gihe mama yanguritaga ngo ubwenge buve mu kibuno bujye mu mutwe. Icyavuyemo nuko baravuga ngo babaye abazungu. Mugiye kuva hano mu abazungu. Mugiye kuva hano mukore mwiteze imbere ku buryo abantu bavuga ngo yagiye iwawa avayo ubwenge bwaragiye mu mutwe.
nta kintu byaba byarakumariye kuza ukicara hano amezi yose waba warataye igihe niba ntacyo wize. Uyu mwana w'ikirara, uyu mwana w'umwangizi yaragiye amafaranga yose yakuye mu mutungo wa se ngo ajya mu kigare, barasengera, barabyina, bararya, barasambana, amafaranga ashira mu mufuka. Ubu buzima mwabubayemo bamwe muri mwebwe. Ukagenda ukiba, umwigeze kubivuga, ukagenda ukiba ibyo wibyo mukabigurisha, mwarangiza ugasengera, warangiza ukamura urumogi, bwacya mu gitondo ugasanga wasubiye mu bukene kuko uratekereza nabi. Uwo niyo wiba rimwe ayo ukuye mukayashora ugashinga iduka, nta n'uwari kuzibuka ko wibye. Uwo niyo ucuruza urumogi wawe n'ibihumbi 20 ukarureka ukitangira indi business iguteza imbere, ntawe ari kubiguhomba. Abantu benshi babaho nk'uno mwana w'ikirara, bakorera mu gihombo bavyemere. Iyi si yuzuyemo abantu bakorera mu gihombo, ntabwo ari mwebwe mwenyine, n'abariya mubona bagenda mu modoka twambara amakote ngashyiraho karavati ariko ndi mu gihombo. Ndi umugabo mfite urugo, kagenda ukabona inkumi iciye hari utingiye gusambana, ugasambana urugo rwawe rugashya kandi watakaje n'amafaranga ugakorera mu gihombo. Uragenda ugakora muri ministeri, ukajya ukoresha nawe umutungo w'igihugu, ukajya mageragere ukorera mu gihombo. Kuko umugiye mageragere nasanga benshi muhuje amateka kandi biza. Kubera iki barakorera mu gihombo? Bakoreye mu gihombo kubera iki? Ntabwo ubwenge bwagiye mu mutwe. Yicaye ku ntebe y'ishuri, akora masters arayibona, akora doctor arayibona, ubwenge bujya mu mutwe ariko ntibwajya mu mutima ngo amenye ngo hari ibintu nkora bikangiraho ingaruka. Ibyo mwarabyize hano? Mugiye mwiyemeje ko mutazongera gukora ibibagiraho ingaruka? Ibyo byaba ari ubwenge. Kuko hari benshi bakoze lisansi, bakora masters, bakora doctora, barangije bakatirwa imyaka 20 mageragere. Kubera iki? Yarize abona diplome ariko ntiyabonye ubwenge. Bibiliya yatubwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha no kujijuka. Kuva mu byaha no kujijuka. Hari abantu benshi bize batajijutse. Ibimenyetso se ntimubibona? Rero yavuga ngo abantu b'abanyamagabe, sinzi abanyamagabe wenda naho nimbasura nzamenya bari. Ariko mageragere ho njyayo. Niba hari ikigo kirimo abanyabwenge benshi ni mageragere. Domaine zose washaka, abubatsi mageragere bariyo, ba engineer bariyo, docteur mu buvuzi bariyo, aba infirmier bariyo, abarimu ba university bariyo, abanyapolitike mageragere bose. Rero ni grand frère wari wawe. Kubera iki? Abantu bafite ubwenge, bafite bicaye mu ishuri nkuko mwicaye hano, basohokamo badashyize ubwenge ku gihe. Ndenda kubibariza ikibazo kimwe nkajya ku ngingo ukurikiyeho. Murumva ubwenge bwaragiye mu mutwe? Uratekereza ukumva ibyo ureba imbere yawe atari kuzagaruka hano cyangwa kujya kwa grand frère mageragere? Imana izabafashe kubigeraho. Kuko hari ikintu cyabaye kuri uno mwana ngo yagiye muri kiriya gihugu cya kure, ngo amaze kwayisha ibintu bye byose ubugoryi bwe, inzara itera mu gihugu. Ariko hari umunsi inzara yateye mu buzima bwawe? Hari umunsi polisi yagufashe? Inzara iratera. Inzara iratera. Hari inzara itera ugasanga bya bindi wajyagamo byose inzara yateye pandagari kakujyana. Barangiza bakakugira neza bakakuzanira iwawa. Nibura ukarya, ukanarya, ukaburuhutse inzara yo ku muhanda. Ndabeshya? Umurumogi umutwe ugaturuna. Sinigeze ndumage n'itabi, sinigeze ndimo. Ariko nabonye babinyoye.
umutwe aturuna ugatubwenge ukajya uvuga ibitari byo bakakuzana hano bakubwira ngo ruhukaho gakeya inzara yo mu muhanda uwikiza inzara yo mu bujura uwikiza ko burya nta muntu n'umwe ujya unezerwa ari mu byaha na busa uriba ugatangira gutekereza batangira gukora ngiye tuti bazamenya ko ari giye ugatangira kwirukanka nta n'uwakubonye umuntu muri kiriya gihe cya za 1996 niho nabonye ko ibyaha umuntu yari yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hari igikondo aho bita kwa Mirobo abazi Kigali noneho umusirikare yizamukira epfo ipikipiki ye yapfumutse aza yisunika sanga umugabo ahagaze ku muhanda arimwe tuba mugabo ko ni ipikipiki yangoye wamfashije ukasunikira kuko ngiye hari imbere ngo wimbeshyera rwose ngo cyangwa nta muntu ari wayeze ngo nakubwiye ngo mfasha gusunika ipikipiki ivyo urimo kumbwira ndumva bidahuye n'ibyo nakubwiye oya rwose ndabiza abasirikare ubu urashaka kumbeshyera ariko nisha umuntu yaravuga ati ese ipikipiki wayifashije ku ruhande aramufasha mujyana hirya aho bafungiraga abantu ati umuntu mumumbarize ibyo yambwiraga ko ntigeze bimubaza yarabikuye hehe ibyaha biragukurikirana no gusinzira bikanga inzara igatera muri icyo gihugu ikintu rero kinejeje cy'uyu musore ngo yarabonye inzara iteye aravuga ati henga ngerageza ibindi aripfobyaho gatoya ajya kuragira ingurube z'umuntu aho ngaho muri icyo gihugu avuye mu nzara agiye muyirutaho noneho agiye kujya gukora imirimo y'umuntu utanamuhemba ngo yifuzaga kurya iby'izo ngurube ngo akabura n'ubimuha hari igihe uva mu buzima bubi ukajya mu burushijeho kuba bubi kandi ntiwisubiremo ndagira ngo niba utengere kuri iyi ngingo yitwa kwisubiramo aricara arabitekereza ndagira ngo iyi minsi mushigaje mbere yo gutaha buri muntu wese hano azicare yisubiremo wibuke aho wavuye naho ugeze uyu munsi wibaze ngo ariko buriya buzima nabagamo ndashaka kubusubiramo wisubiremo utekereze buriya nibwo buzima nshaka gusubiramo buriya nibwo buzima nshaka kuzasaziramo nigeze kubaza umwana wo ku muhanda hari mu 2000 na kangahe ndumva hari nko mu 2007 cyo gihe twajyaga duparika imodoka ku muhanda tugashaka abana bo ku muhanda baziturindira noneho mparika imodoka akana karaza karambwira kati boss ati nkurindira imodoka tinuva yurampa igikoroto ni cyane arandindira mvuye kwigisha ndaza namubwira neza sha ati igikoroto cyanjye ntoya ntabwo muri igikoroto atubugiye kunyambura ntoya ntisinshobora kukwambura uri umwana ntabwo ngiye kukwigisha uko basaba nujya gusaba ntugasaba igikoroto kuko igikoroto ntacyo cyakumarira icyo gihe ijana ryari kiri inoti uramo inoti y'ijana ndavuga ndika nkwigisha uko basaba kuko nanjye nubwo ndi mukuru icyo gihe nari mfite umuryango nayoboraga nanjye ndasaba nsaba abazungu ngo bampe amafaranga yo gukora akazi nujya gusaba tubanza wifate kunda uyu mubuzi kwinzana yanyishe waba inoti y'ijana nkagira indazi nkanywa n'agatasi k'icyayi ujye usaba neza ujye usaba ufite intego nkuramo inoti ndayimuha noneho haciyeho iminsi nk'amezi nk'atatu cyangwa nenda garuka nta nubwo namwibukaga burya abana bo ku muhanda nta nubwo umuntu abibukanye ntibaba bagaragara mbona akana karaje gati bose murindira imodoka ndindire n'ubundi nashakaga umwana wo kwisigara wayisigara mvuyeyo yaramwana wose bose ngo wambabariye ukampa inote y'ijana ajya kurya irindazi nkanywa n'icyayi numva iyo mvugo yo ndayibutse nawe neza sha niko mfite amafaranga manini waretse nkaguha igikoroto arambwira ngo ya bose ngo niba ari inote y'igihumbi ngo yimpenda kugarurira noneho akora mu muvuga ko kwavanamo umuzingo w'inote z'ijana arambwira ngo kandi mwiri somo niyo bari inyigishije ngo nuko utavyibuka ati iri somo rirakora
ati hari igihe ntana bitatu, ati hari n'igihe ngegeza kuri bitanu. Ko rero yamubwiye nujya gusaba ujye ubanza urebe gusaba, uburyo ureba baba mama bogeje abana bagira impu, nabo b'abakobwa bagenda bizunguza, ntibariya nta mwana wigeze amwonka nta muwe afite. By'umwihariko uriya cyo wirebere ba bantu b'aba mama bagenda ukabona yorogeje umwana, cyangwa abapapa nkanjye batangiye kumera imvi bafite impuhwe z'abana. Bati isomo ryawe rirakora, mura mu mufuka mu inoti. Nawe neka kwigisha ibya kabiri, ndabona uri umunyeshuri mwiza. Ubu se ufite imyaka ingahe? Ati mfite 14. 14 ati icyo gihe yewe nari mfite 48 ngira ngo nkaho. Nawe nti se ubigiye uzabungana nanjye, uzaba ukiri ku muhanda usaba igikoroto. Karandeba kana karabwira mubwire bose ngo wihaye gutekereza cyane muri ubu buzima, ngo ubu buzima tubaho hano ku muhanda, ngo hari ibintu bimwe wirinda, ngo wirinda gutekereza cyane, ngo ubwo ntangiye gutekereza cyane nshobora gusara. Nawe numva peti, noneho reka nkutere umwete utekereze cyane, ubutaha ninza hano nkora mu mufuka mu ijana rye, kubona iteka ryose iyo najyaga mu mujyi yewe byo guha umwana ubusa ntabwo mushobora kubikora. Namuhaga 100. N'ubu ngubu rimwe na rimwe iyo umuntu asabye nshaka 500 nkayimuha, kuko ugomba guha umuntu ikintu kiri buze nibura gutuma nibura avuga ati uriya muntu ampaye ikintu, agasigara nabitekerezaho. Nawe noneho tekereza cyane, nuzongera kumbona hano uzambwira icyo watekereje, hanyuma dufatanye kugishaka. Rero mbabwire icyo mbabwiriye inkuru ni mwige gutekereza cyane, ko niba ushobora gukoresha imbaraga ukiba umuntu ukarara ijoro kugeza igihe uza kujya mu rugo rw'ukamwiba, ushobora gutekereza cyane ugakora ku manywa cyagihe nijoro ukaryama, kuko imbaraga ukoresha upanga kwiba ushobora kuzikoresha upanga gukora bigakunda. Niba ushobora gukoresha imbaraga ucuruza urumogi kandi rukagurwa, twigeze kugira ikigo cy'abana bo ku muhanda i Rwamagana hitwa muri Center for Champions, harimo akana bise VIP. VIP yarazi gucuruza urumogi, yari inyabyaga, wahumbyaga gatoya VIP akaba yagiye akaba yaguza urumogi, sinzi aho yarukuraga, kandi yaravuye ikigarazi Rwamagana. Zabumaze ari VIP uca he uje kugura urumogi, arabwira ati ngo inzira zose mba nzizi, ati nshobora kwicara hano mukambona nkajyariye ku muhanda nka telefone umuntu i Kigali akarunkirira kuri tagisi rukaza, jewe nkarufata hano nimumenye aho nanyuze. Ayo ngo VIP ukoresheje ubu bwenge mu gukora ibyiza wakunguka birenze ibingibi bigushyira mu bibazo. Abarimo hano mwacuruje urumogi rukagenda, uzije gucuruza ibindi niba rwarakunguraga, ibyo nabyo nubigerageza bizakunda. Ushobora kumbwira uti cyakora igishoro ni ikibazo, muzasange babosi bari mu rwego cyase ko mutwohereje, ubusi igishoro kiri hehe ngo noneho ni ngira icyo nkora. Ubwo nawe uzamutera umwete wo gushaka aho igishoro cyane kizavuba, nanjye ndabimusigiye, ubwo murunzeho amakara. Ko numva muvuze cyane aho ni hari akabaza aho ngaho. Muzabiganire nawe naba abandi bose bazaza kubasura, aba ministre nibaza nabandi zabwire mutari ku bundi twebwe hano tuhavanye ubwenge, ariko se ubu bwenge tuzabukoresha dute ko mu kiganza cyacu nta kiri? Sivyo ra? Yewe ntabwo yewe twige tubiganira, ubwo ushobora kuba murunzeho amakara azi yaranje muri abana b'Abanyarwanda bagomba kubona imibereho. Azagende n'abakora inka bya bimwe nababwiraga, ahamagara abanyakigali bose abasabe hanyuma bamuhe nimatize mubona igishoro. Ariko ndabizi leta yacu ntabwo ikennye, ntabwo yabura uburyo bafasha, ariko mwiyemeje kugira gute mwisubiyemo mukavuga ngo iyi mibereho ntabwo ikwiriye umwana w'umunyarwanda w'iki gihe, tuzarwubaka. Icyatumye uyu mwana asubira iwabo niryo jambo ngiye kurangirizaho, ni ijambo rimwe ryitwa kwihana, repentance, kwihana. Kwihana ukavuga ngo ya ibi bintu ndimo ntacyo bimariye, ibi bintu ndimo ntaho bingeza, muzitegereze muri Bibiliya. Uwitwaga Sawuli
kugira ngo Sawuli ahinduke Pawulo yahuye na Yesu mu nzira ngo aramuterura mukubita hasi. Mwebwe ntabwo mwahuye na Yesu mu nzira, mwahuye na polisi cyangwa mwahuye na nde simbizi, ariko burya nawe hari ukuntu bagukubise hasi wisanga uri bo. Kuko na Sawuli yaragiye amara iminsi 3 yicaye mu nzu ngo atabona, bivuga ngo adashobora kujya hanze, adashobora kujya aho yajyaga ajya, yicaye hamwe. Icyo Imana yabikoreye kwa kugira ngo yisubiremo atekereze ibyo arimo. Na Yesu yari yamubwiye ngo Sawuli ibyo urimo ni ibiki, untotereza iki? Hanyuma arangije aramubwira ngo ntushobora gutera imigeri ku mihunda. Umva mbabwire namwe, ntushobora gutera imigeri ku mihunda. Iki gihugu gifite polisi, gifite daso, gifite iki, ntabwo uzatera imigeri ku mihunda. Ntabwo uzasubira mu byaha ngo bikugwe neza. Burya nicyo yamubwira ngo ati Sawuli wikomeza gutya kuko uratera imigeri kukurusha imbaraga, uratera imigeri ku macumu. Aramubwira ngo urinde se mwana. Aramubwira ngo ndi Yesu utoteza. Amara iminsi 3 ngo yicaye atabona atanarya kuko yari yahumye bamujyana wo murandasi. Namwe baje babarandase mwisanga hano mwari muhazi. Barabarandase mwisanga muri kukirwa kugira ngo musubize ubwenge kugiye. Ariko ikintu kiza cyavuyemo ngo hanyuma Imana ituma umuntu witwa Ananiya aramubwira ngo genda usange umuntu witwa Sawuli umurambikeho ibiganza imboneranyi zimuve ku maso. Buriya amasomo mumaze iminsi mwiga nayo kubafasha guhumuka, ukabona ibyo utigeze utekereza ko bishoboka. Imboneranyi zikakuva ku maso ukabona ibindi utabonaga. Ikintu nshimira ariko Sawuli yahindutse ngo yamaze guhumuka, bamaze kumusengera, amaze kuzura umwuka, atwara inkuru nziza, atangira kubwira abandi ibyiza. Aho yajyaga yica abantu, aho yajyaga batera amabuye, avamo umuntu uvuga inkuru nziza. Uwo ni ugomba kubaho. Cyo nicyo bita kwihana. Uyu mwana yarihannye arahindukira arataha. Ahubwo atoya ubu buzima simbugumamo. Ariko abiyemeje kutaguma muri ubwo buzima mampepe nkareba. Imana izabashoboza. Kuko ubundi hari ibintu bine ugomba gukora kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ibintu bine mu bisigaranye nibyo byahinduye abantu bose. Cyambere hagomba kubaho ubushake, kwisubiramo ukiremamo ubushake. Icyo mu cyongereza bita desire, ukiremamo ubushake, kavuga ngo ubushake ndabufite. Intambwe ya kabiri ugafata icyemezo, kavuga ngo iki cyemezo ntagifashe, wenda bazanseke, wenda bazantuke. Ndatekereza uriya mwana atashye agomba kuba yaragiye kurura amaguru, avuga ati ndavuga ngo iki, nzababwira iki, nagiye mfite amafaranga none ntashye imifuka yanjye iri mu busa, ntashye mvuye kuragira ingurube, ntashye umusatsi udaheruka kogoshwa, ntashye inzara zanjye zinuka, ntashye inkweto zarancikiwe, ndavuga ngo iki, ndavuga ko mvuye. Ariko aravuga ngo yandi bashaka banseke ariko ndataha. Icyo cyitwa decision, kwiyemeza, ukabitekerezaho, ukagira ubushake, warangiza ukiyemeza, ugafata icyemezo. Afata icyemezo arataha. Nibwira ko yagendaga kurura amaguru, umutima ukamubwira uti subira iyo uvuye, undi ukamubwira ati yakomeza, kudacika intege. Icyo cya gatatu. Bamwe muri mwe muzifuza guhinduka ariko nugera hariya hanze ubuzima bukagukubita, wumve wasubira muri bya bindi, ntuzacike intege. Kuko nta muntu ujya ugera kuri byinshi mu munota umwe, muri 2, muri 3. Impamvu yabajyanye muri biriya benshi no gushaka inzira z'ubusamo. Kandi inzira z'ubusamo kenshi ntabwo zihira benshi. Nabo nabwiraga abajya amageragere ni inzira z'ubusamo. Aricara bakamuhimba umushahara 400,000, 800,000, miliyoni, akabona ubukire ntiburimo kugwira, agaca inzira y'ubusamo. Yajya gusohoka agasanga asohokeye mageragere. Yibwiraga ko azasohokera mu nzu ya etaje, agasohokera mu gihome. Inzira z'ubusamo kenshi zijyana mu rupfu. Determination, kudacika intege. Rero nimugera hariya hanze ibyo bintu bine, ubushake murabufite,
icyemezo mwaragifashe muzahura n'ubuzima hariya hanze ntimuzacika intege ibyo byita determination hanyuma ibyo muzakora byose ujye urundanya duke ariko uzi ko tuzavamo byinshi hagwa igitonyanga kimwe hagwaho icya kabiri hagwaho icya gatatu mu mwanya muto ukabona umuvura atembye ibyo byita discipline kugira gahunda ugakomeza ugakora duke kongera ugakora duke kongera ugakora duke nyuma y'umwaka tukiyongera abanyarwanda bagira umugani uvuga ngo urondereza ubusa bukima ukabona inote ya 5 niho nyambwira abantu ngiye nitegereza abantu burya mu mitekerereze yacu kandi muraza gusanga benshi ariko mwatekerezaga njye mbibona umuntu kamwe n'umuvuganye nje ko ari inote irimo nayigwa suka yikoresha iki hano abantu babiri ushobora kuba iyi inote ya 5 sivyo umwe yayibona akakubwira ngo mfite mitsige 5 mu ntoki abonyemo iki iyo ufashe inote ya 5 ukayibonamo mitsige 5 uba ukorera mu gihombo kuko giye ushobora kuyimpa nkabonamo ibiro 5 by'isukari nkabonamo ibiro 4 by'akawunga nkabonamo ibihumbi 5 kuri konte yanjye muri sako ndimo ndarundanya ibizamviramo igishoro kinini discipline iyo ni ituma abantu bakira ntabwo burya hakira babona amafaranga menshi hakira bagira discipline mu gukoresha amafaranga reka mbere sinabirwaga inyigisho yanjye no kwisubiramo buri muntu wese yicare hano uwigeze ariko gukora ku ifaranga amanike turebe uwigeze gukora ku ifaranga aho ryaba ryaravuga hose niyo ryaba ryaravuga no mu rumogi cyangwa uwigeze gukora ku ifaranga okay manu noneho wicare utekereza aho ryanyuraga risohoka mu mufuka wawe ryajyaga uzaho ryajyaga uzigita muri hano ryajyaga mu bugoryi wafataga inote mu mufuka ubu kabisa sha Yohani bagutera icupa sha bituyiko Paul yakwinjira ati Paul nawe baguhe hanyuma waza gukora mu mufuka ugasanga yashize ati mu mpagakaye ugatangira kuririmba mu mpagakaye kuko amafaranga yose wari winjije yashiriye mu bugoryi bwawe kandi ntacyo uzakura hanyuma wamara kwicara ubukene bwakurya uriya muhungu ubukene bwaramuriye nkibaza ariko abo basangiraga bari bagiye habe n'umwe ngo aramucumbikira mujya mu bindirimba abantu bicara mu kabari baririmba ubu n'ubugira gatatu kubitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi aburu ntabara iyo nigira mu kabari mbona benshi bazabandamutsa ariko nataha aburu merekeza iyo ni indirimbo y'abakorera mu gihugu uragenda ukibwira ngo urasengerera abantu bakwita umugabo ariko nusohoka nibatangira kukudiha ntibari bugufasha nusohoka nugera ku muryango wahura na pandagare ntabwo ari buze kukuvugira ahubwo nabo baraciza aho nzira cyangwa muzahurire iwawe nimwisubiremo mutekereze mugire discipline mu buzima hanyuma muzagera kuri byinshi reka ntangirize kuri iri jambo uriya mwana yagize ikibazo kandi namwe muzakigira ubwo ndabibabwira so kubaca intege ariko burya gukura nicyo bimara uriya mwana yaragiye samwakira neza ngo se yamubonye aturuka kure aravuga ati umwana wanjye yari yapfuye none arazutse aramuhobera ariko mvi inkuru ya grand frère ngo mukuru aravuga ngo uriya muhungu wawe ngo yatwaye ubukungu bwose abwayisha ubugoryi bwe none uramwakiriye abo bantu bombi uzahura nabo uzahura n'abazakwishimira kukubona uvuye hano iwawe uzahura n'abandi bazaguca intege bange no kukwakira uzagende ibyemezo byawe wafashe ari byo bigenga ubuzima bwawe ntibuzagengwe nuko abantu bazakwakira hari hanze nabyo mwicare mu bitekerezeho mu bitegure
ndabaho urugero mu 2003 nari komiseri muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge noneho hasohoka iteka rya perezida wa repubulika rifungura abantu bamwe mu bari barakoze jenoside yakorewe abatutsi kuko bari bemeye ibyaha barihana dusanga bagomba gufungurwa noneho ndibuka nagiye ahantu imudende bari bafite ingando yo kubasubiza mu buzima busanzwe ikibazo kimwe gikomeye cyarimo hari abantu banze gutaha baravuga ngo ntabwo mbona aho nzajya kuko ntibazanyakira ariko ntuzabuzwe gutaha nuko utabona aho uzajya ngo bakwakire niba atakwakira igihugu kizakwakira ahubwo muzicarane n'abo bayobozi mutahe buri muntu wese aza aho agiye kandi utahe wafashe biriya byemezo nababwiye utahe uzi icyo ugiye gukora utahe wafashe icyemezo cy'uko ugiye gukora ugatungwa n'amaboko utahe wafashe icyemezo ko ugiye kugira discipline ifaranga ubonye ukaribika bikazabyara irindi abanyarwanda baca umugani umwe uvuga ngo urondereza ubusa bukimara ntabwo ubusa bw'imara iyo urondereje rimwe guteranya na rimwe ntabwo ari zero ndabeshye abazungu bo baca umugani abo ni abanyamerika kandi nicyo gihugu gikize kurusha ibindi umugani w'abanyamerika utandukanye n'uwacu umunyamerika arakubwira ngo ujye ucunga ibikoroto inote ziziyitaho urumva imigani ibiri itandukanye igihugu gikize kurusha ibindi kiravuga ngo wejye ucunga ibikoroto inote zizizana kuko igikoroto cya 50 n'ugiye cya 50 iyo bigize 10 bivamo inote ya 500 icyo gihe umunyarwanda wawe bamaze kuyanywera none wowe ugakena umunyakabara gakira haro urumva bisobanutse ugire discipline ucunge ibikoroto inote zizizana ndarangije uyu mwana w'umwangizi yafashe icyemezo yagize ubushake ubuzima bumaze kumukubita ibyo nibyo tugomba kureba yagize ubushake desire agira ubushake afata icyemezo arataha atitaye ku buryo bazamwakira yaragiye abwira se aramubwira ngo nushaka umfate nk'umugaragu ariko ndatashye narihanye ndatashye nushaka umfate nk'umugaragu njye muhingira ariko ndatashye sinzasubira muri bwe buzima Sara mwakira neza aramubwira ati mwana wanjye garuka wari warapfuye none urazutse nari narakubuze none urabonetse ariko mukuru wari itotomba bazakwitotombera ariko ntuzacika intege ubushake kwiyemeza kudacogora na discipline Imana ibahe umugisha rero kandi tuzabone hari hanze nkuko deje bivugaga tuzabone mudasubira inyuma ntimuzagaruke hano kandi ntimuzajye mageragere kandi ntimuzapfe kwega hari igihe najya mu mageragere hari igihe bagutsinda mu cyuho ibyo byose ntibizakubeho Imana ikurema yakuremeye kubaho Imana ikurema nta muntu n'umwe Imana yaremye imuremeye kubaho nabi bibi bivuga neza ngo turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu nunabura n'uwigisha inama uzabaza iyo Imana yakuremye ubwire ngo Mana ujya kubushyira kuri nosi nkavukira mu muryango nk'uyu navukiyemo cyangwa nkanyura mu buzima mubona nyuze rero bamwe muri mwebwe barangirije hano atari kubera ko bitari no gushoboka ni ibyemezo wagiye ufata nabi nusubiza amaso inyuma murabizi ingisho nari navuga ngo nukwisubiramo ni wisubiramo uzabibona ko ahantu wagiye ufata ibyemezo bitari byo bikakurangiriza hano noneho usubire mu nzira ufata ibyemezo bitandukanye ukore bitandukanye n'ibyo wakoze kuko nukora ibyo wakoze uzarangirizaho n'ubundi warangirije haro akomora kumvise nukora ibyo wakoze mbere uzarangiriza aho warangirije ariko nuhindura ibyo wakoraga uzarangiriza ahandi uzabe hano ufite icyerekezo wafashe icyemezo ko ugiye gukora bitandukanye uzabona ubuzima butandukanye wongeyeho no gusenga Imana wongeyeho no kuva mu byaha ukamenya ubwenge bisigaye Imana izabigukorera kandi izabigukoresha dusenge Imana turagushimye Mana yacu rero uru rubyiruko rwicaye imbere yacu kuri uyu munsi ndabasengera bamaze amezi barimo kwiga
ariko hari ubwo twiga ntidusobanukirwe, bigaca mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi kubitekerezo byacu, baravuga ngo nzava haryari mu subire gukora ibyo nakoraga. Bateremo umutima wo kwihana, bateremo umutima wo guhinduka, ariko ibyo ngibyo ntibizashoboka batarahura nawe. Sawuli yakoraga nabi, yarasenyaga, yarangizaga, yaricaga, ariko ahuye nawe umukura imboneranye ku maso abona neza. Ndabasengeye ngo bahure nawe, ndabasengeye ngo bahinduke, ndabasengeye ngo bakumenye kuko niwe uzabashoboza muri biriya byose. Ndabasengeye ngo bakuyoboke, ubabere Imana, bakubere abana. Ndabasengeye Imana uhindura ubuzima bwabo, aba bari aha ngaha ntibazagaruke ukundi, ahubwo bagire ubundi buzima, bahindurire imibereho, kuko turi abantu baremwe, turemeye imirimo myiza ngo tuyigendere muri Kristo Yesu. Ubahindure, ubafashe, ubaremere ubuzima bushya kandi ubahe umugisha. Mbasabiye umugisha, ubahe umugisha kandi ubahe mwinshi, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha.